Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje bwoko bw'Imana muherereye hirya no hino murasuhuzwa na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Yego turimo kuboneka mu gihugu cy'u Rwanda, niko ndimo gusuhuza abari mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Ndabasuhuje bwoko bw'Imana, bagenzi bacu ntago nabirengagiza muri Afurika yose, bwoko bw'Imana muri Amerika mudukurikira ku manywa na nijoro, ndabasuhuje cyane bagenzi bacu ubwoko bw'Imana muboneka mu Burayi, muri Aziya, muboneka muri Australia, impande n'impande ku isi, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Yego ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data twese idushakaho, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagorerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. N'ubundi ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse no gusobanura ukuri kw'inzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. N'ubundi usanga ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego rero nk'ubwoko bw'Imana turi muri kino kiganiro, n'ubundi tugiye kurebera hamwe nyirizina impamvu cyangwa intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Yego ni ikiganiro cy'uruhererekane turimo kuganiraho muri iyi minsi nyirizina, niho tugiye kugarukaho. N'ubundi ariko nagira ngo ngusabe ufate ikaramu wandike, n'ubundi aho wandika iby'ingenzi n'ubundi ugenda ubonera kuri social media, by'umwihariko iyi channel ya Irera TV1, kugira ngo habeho kugumana icy'agaciro wumvise. Yego ufate ikaramu yawe wandike, ukoresha machine nini desktop wandike, ukoresha laptop wandike, waba urimo gukoresha telefone yawe wandika, wakwiyaranja, wanyura muri application app yitwa Notepad, cyangwa ugakoresha message isanzwe ukayiyoherereza cyangwa ukayibika muri draft. Yego bikagufasha kubika iby'ingenzi nk'ibyo twigira hano kuri Irera TV1. Rero tugiye kurebera hamwe nyirizina intego nyamukuru cyangwa impamvu nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Nagira ngo ube maso kandi twe kubyihererana ibyo wigira muri kino kiganiro, nk'uko dutangiranye tuze gusozanya n'ubundi urimo kucyumva, kugira ngo wumve iby'uyu munsi umenye n'ibyatambutse, kugira ngo binagufashe kuzakurikizaho ibizakurikiraho, ibindi biganiro bizaza. Yego dufatikanirize hamwe turebe icyo ijambo ry'Imana ribuvuga kuri iyi ntego tugiye kureberaho uyu munsi nyirizina. Ariko tutarava aho ngaho, tugiye gufata ibyo ngibyo tugiye kwandika, kubera ko ibyo twiga byose ari byo by'ingenzi kuri twebwe ubwacu ndetse na bagenzi bacu n'abazadukomokaho. Kwandika ni ngombwa kubera ko nawe ugomba kuba ubifite byose, kubera ko bizagufasha nawe kubisobanukirwa mu buryo bwihuse, mu buryo bworoshye, ndetse binagufashe kubyigisha n'abandi, ubifite aho ubikura, ufite ibihamya wifashisha, nk'uko ijambo ribitubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikori n'ibice 5:18 kujya ku 21, havuga hati ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ugiye kunga abandi n'Imana, ariko urifashisha iki? Nimba habaho kwifashisha ibyanditswe, urabikura hehe utabyanditse? Birakwiye yuko rero icy'ingenzi wunguka ucyandika. Niyo mpamvu mbasaba cyangwa nkusaba yuko utegura aho wandika mu gihe ugiye kwinjira muri kino kiganiro. Ni iby'ingenzi, ndabashimiye cyane. Ijambo rikomeza rigira riti ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha, kugira ngo
muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana nyirizina. Tugiye kurebera hamwe n'ubundi ikiganiro cy'uyu munsi nk'uko nabibabwiyeho yuko tugiye kureba impamvu cyangwa intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Akenshi bamwe twabaga tubizi yuko intego nyamukuru ari amafaranga cyangwa ubutunzi cyangwa icyubahiro cyangwa kumenywa n'abantu benshi cyangwa n'ibindi duha agaciro mu buzima bwacu, ariko tuza gusanga atari byo bitewe n'iki ijambo ryagiye riduhamiriza mu biganiro byagiye bitambuka, kandi n'ijambo ry'Imana ariko ribihamya. Ni Imana yabiduhamirije, ibi bitwereka mu byanditswe byayo bigaragara muri Bibiliya, mu gitabo cya Bibiliya. Tugiye kureba n'ubundi uko ikomeza ibiduhamiriza twifashisha igitabo cya Bibiliya mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 6 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 19. Niho havuga ngo wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringire Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe, kandi bakore ibyiza, babe abatunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga, bibikire ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Mwakire iri jambo cyangwa mwakire ubu butumwa Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere mu gice cya 6 kugera kuva ku murongo wa 17 kugera ku murongo wa 19. Ahantu habishimangiyeho yuko ibijyanye n'ubutunzi, icyubahiro, amafaranga, ibyo bintu atari byo by'intego nyamukuru kuri uyu mubumbe w'isi turiho nk'abantu, kuko arababwira ati wihanangirize. Ni Pawulo warimo kubibwira Timoteyo ngo nihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe, ngo kugira ngo be kwibona, bo kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa. Nyine nyirizina yaramo kubabwira ngo ubutunzi bwo kwizigirwa si ubwo ngubwo bw'ibifatika ahangaha tubona nk'amafaranga, ubutunzi bwo muri isi dufatisha intoki dureba mu bifatika cyangwa icyubahiro, no. Ahubwo yaramubwiye ati bihanangirize abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa be kugira ukundi bitwara bishingikirije ibyo bafite, yaba amafaranga cyangwa ubutunzi cyangwa icyubahiro, yego be kubyishingikirizaho, yego ngo cyangwa kwiringira ubwo butunzi butari ubwo kwizigirwa. Ubutunzi bwo kwizigirwa yamubwiraga babe bakwiriye kwiringira, ariko hano batari barimo kwiringira, ni ugutunga Kristo, ni ugutunga Yesu Kristo. Iyo utunze Yesu Kristo uburi mbese ni nkaho uba wujuje ibyo Imana ishaka yuko watunga, kuko iyo umaze gutunga Yesu Kristo muri wowe, ubiheshejwe nuko wizeye ko yagucunguye ku bw'icyaha cyawe, icyo gihe utangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Icyo gihe ububitsi by'agaciro cyangwa ibyo kwiringirwa cyangwa ibyo kwizigirwa, kuko ari byo bizaguhesha ubuzima bw'ejo hazaza, nk'uko ijambo ryabivuzeho. Turaza kuhagera, dukomeze hepfo harabivuga ngo ahubwo biringire Imana iduha byose itimana ngo tubinezerwemo. Hano havuga ngo ahubwo ngo twiringire Imana iduha byose iyo itimana, nuko yo yaduhaye ibyo tutari kubasha kwiha, ari bwo buntu yaduhaye. Ubwo buntu n'iki ninde? Ni Yesu Kristo yamuduhaye tutari kubasha kumwiha, ari we waje kutubera incungu y'icyaha twashyizwemo na Adamu. Noneho Yesu Kristo aza kukidukuramo, ariko ku muntu wamwizeye, wizeye yuko yamukuyeyo muri icyo cyaha, cyangwa yizeye ko yari we yapfiriye ku bw'ibyaha bye cyangwa ku bw'icyaha twashyizwemo na Adamu. Yego, ngo ubwo butunzi bwo kwiringirwa cyangwa bwo kwizigirwa, hano Pawulo yabwiraga Timoteyo. Tugiye ku 8 havuga ngo kandi bakore ibyiza, babe abatunzi ku mirimo myiza. Bakore ibyiza, baba abatunzi ku mirimo myiza. Ibyo ngibyo niwabasha kubikora udafite Kristo muri wowe, udafite
kuko gutunga Kristo kubwo kumwizera ko yagucunguye biguhesha kuyoborwa n'umwuka w'Imana ukabona uko ukora ya mirimo myiza. Ngo babe abanyabuntu bakunda gutanga, bibikire ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza. Ngiwo ni Kristo Yesu, kumwizera nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ngo kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri, ngo bigaragare cyangwa babone gusingira ubutunzi nyakuri. Ubwoko bw'Imana muherereye hirya no hino ku isi, wowe unkurikiye, ndakugira inama y'uko ubu butumwa wumvishe atari uwo kugira ngo uze kubwihererana, ahubwo bugeze ku bandi, umenyesha umuntu buri wese icy'agaciro cyangwa ubutunzi bwo kwiringirwa, byo kwizigirwa ubwo ari bwo, kuko urasanga benshi hirya no hino barimo kwibeshya nk'uko natwe mbere twibeshyaga, usanga icyo twakwita amafaranga, ubutunzi bw'iyi si, icyubahiro, tubyita ko aribyo byakwizigirwa cyangwa byatunyuza cyangwa byadutambutsa ahakomeye. No, icyo si cyo, ahubwo menyesha bagenzi bawe n'undi wese umwoherereza iki kiganiro ubutunzi butagira akagero, yuko aze gusobanukirwa ko ari Yesu Kristo, kumwizera nk'umucunguzi w'ubugingo bwe. Yego, ndabashimiye cyane muri kino kiganiro. Intego cyangwa impamvu nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi nyirizina, ni ikiganiro cy'uruhererekane. Turareba ubutaha nyirizina ikizakurikiraho icyo ari cyo n'intego yacyo nyirizina. Ndabashimiye cyane ubwoko bw'Imana, mwari muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Ibiganiro binyura kuri iyi channel ya Irera TV1, habeho dufashanya na bagenzi bacu. Nubona icyiza, numva icyiza, ntukakihererane, ahubwo gisangize n'abandi. Niyo mpamvu iyo ugishyize kuri statut bakakibona, bubasangije. Iyo ufashe link ukayoza mu magurupu, bubasangije. Ndetse nyirizina niyo washyira kuri profile nyirizina kino kiganiro cyangwa logo ya Irera TV1, bituma buri wese ubonye iyo logo ajya kureba nyirizina iyi logo ko handitseho Irera TV1, hariho iki kuri Irera TV1 akajya kureba. Yego, ndabashimiye cyane ubwoko bw'Imana muherereye hirya no hino. Ndabashimiye, mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana. Duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagorerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Yego, ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa, doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.